ndagusize gutaye muri iyi nzu yawe Things say they want. kuko maze kubibona muresha mugeni si yamutuye kuransize ko kwishyura inzu kugira gutera amafaranga ndayabuze kuko nzabigenza kumana yanjye ubundi se ushoboye yegura ntabwo ushoboye ubwo se bavuga ko umaze icyo ushoboye nako gacuma ko rero cyakora cyo koko warese ntaruhuka ko Kanyo arambona je n'umwana nyanga amafaranga y'inzu yarangiza kamba ngo ntayafite nza kubaka turi kumwe Kanyo urambona Kanyota turaserera uyu munsi nje nawe turaserera Kanyota Bayira mukuru ubundi binini warakubiswe nane hano ari mwikiza Kanyo n'umwana wanjye iyi nzu imaze mu mwaka nura amafaranga y'inzu ufite babarira dusohoke hanze mubwira ko twumvikane Kanyota tugende ibintu byo gusakuza kugira twumvikane uko ibintu bimeze amafaranga si ikibazo Kanyo ntabwo mbanutama amafaranga yawe oh no we dusohoke hanze twumvikane urayamye n'ubuzima yatara ntabwo natuma umwana wanjye n'abazimwe mu amafaranga izi nyubakaho jewe amafaranga n'iki n'iki amafaranga n'ubu nta kibazo rwose amafaranga agenda yaguha Nire ko tuzigane neza ntukazana ibintu byo kuza wasanye urabizi Kanyo banza wumva oya banza wumva usohotse mu hano munsi ntabwo uri bwongere kwinjira muri iyi ni kuri mugenda oya ni kuri mugenda amafaranga we nta kibazo ngewe urumva ahubwo kugira ngo unabyemere genda nta kintu ugomba gusoma hano munsi uko usohotse ari kugenda ndetse amafaranga urimo ngwanye n'ibintu birimo aho ngaho ndabifatira mpaka uzana amafaranga njye kuzana kubikuramo Ese umva nyine oya ntabyo twumvikana ngo njye mu mwana wanjye wagize ukaza kumwabona amafaranga kugenda umwaka wose oya genda iyi nzu ndayifunga oya uziko iyi nzu twayubatse iyi nzu nyubaka hari itafari ryawe wasizemo ntabwo waryaga neza no uziko nge nari ifite amataje oh no naza ngasanga yari gisa yose ni nawe utari niri gita zashiga bindi ese gikagera mu bamo cyangwa ufite amasaha we mu cyaro ngeze i Kigali we no nibyo papa amafaranga arakenze nyabikesha ibintu bigize 500 ngomba gucuruza rangi azabura amafaranga rero bigize sha sonda gahera hera kamaze mbika amafaranga neza aricyo kintu cyambere mfite wahera kuzaza ara nako yangira inama ko ndeba kuza ni ibibazo cyangwa ni izabuku akoreka mwegere buri umuntu mukuru abafite ikintu yagira abantu inama ese nta muntu wankurikiye ngo arebe niba nageze i Kigali wasanga ari umuntu wankurikiye ariko niba ntankurikiye afashe amafaranga ikote muze uraho ntago ndaho ngo nshakishika ngo ndi hano kubera iki se muze ufite ibibazo muze kudasubiza ngira reka tori zabukuru ibintu bimeze nabi ugira inama yawe rwo mvuye mu cyaro ndebe kubi Kigali nawe yuba muze bimeze bite ni ikibazo muze bimeze bite ufite ibibazo ra kikaba mwana we kuganira n'Imana Nahise yuko upfuye hari umuntu upfa bagashyingura undi agapfakaze ubwo naringize ngo niwe wa mbere upfuye wica we nagusiba gushaka cyagenze ibibazo biba byangenze wenda abona upfuye no mu cyaso abantu nkamwe ubundi ni wowe nashakaga rero buri
ngubu nangiye kuba miliyoneri ya mataje ubona hano abantu bubatse barabahere ku 1000 nanjye ubugu ahubwo ngira inama nakora ndashaka gucuruza ariko nyine n'ubwa mbere geze ikigali Ese shawa mwana we abantu gusi abantu bava mu cyo nta mafaranga baba bafite ceceka ikigali kuva nazi nta nabonye ikawa nta nigeze mbona imyumbati na bukungu ngandura rugo rigeze mbona ikigali mu cyaro amafaranga bagiye none ndabona buvuye mu cyaro waje niba rundo rukwesho mba namba abantu we rwakoreye mu cyaro wowe ugatinyuka ngo mu cyaro nta mafaranga mwebwe do nta kawa i Kigali nta kawa muhinga nta myumbati muhinga nta bishyimbo nta bintu by'ingandura rugo mugira i Kigali ngo nta mafaranga mufite ahubwo wengira inama wowe hano hakora amafaranga nese sha ufite amafaranga uyafite cash uyafite kuri banki eko bazero gakire gose regulatage buri je ngafata uwo muntu banki je ngama amafaranga yajya akayariridiwe amafaranga yabanyifitiye nta n'umuntu ushobora kuyana aya butuze subiza amerwe mwisaho cire mu gacuma birabo ibyo bintu tangiye wewe byo mwangazi ras wemenya ko amafaranga nyafite ahubwo nacuruza asubona nge byarangiye wabaye umukire erega n'ubundi uri umukozi none se warebye ukuntu nanjye nacuruza nanjye ngagira amafaranga aya mazu yose n'aya mamodoka byose ubona ndashaka kuzasubira mu rugo n'umukobwa witwa Nyiramana wanyatse eze gutya demarish n'inywera hydrolique okay umva se ubu ngubu kuva wahuye nanjye wahuye n'umukire muri Kigali aha mana urakoze mbonye amafaranga yo kwishyura inzu n'ayo gutunga umugore ewana halo ya makamyo avuye Zaribari ari kuza oya ntagera hariya bareke gukuraho sire ntarahagera nkanjye numva mfite impungenge yuko hari ibintu byanjye barigitisha yandi yavuye muri Zabari Kenya nyine hariya urumva none nani ngari agiye kuva muri okay ayo makamyo yose ndashaka hariya nari natumije imodoka 12 harimo n'ibintu byinshi rero mwitondeye Zaribari ndabizi bariba aho ngo Zaribari urumva nujya no muri zanzi ze aho hano okay dad we na business yari oh no akabantu bize baramu bayo neza ngo ni Zaribari rero tugira mu gaseke kumiyenzi niyogi rero amafaranga yose mfite ngiye kuyaguha rega buri uri imfura erega wigira ikibazo uwimfura nayifu amafaranga twebwe wetu turayafite buriya ubije ukuntu amafaranga y'ikawa humura wowe tugiye kubanza turangure cyo ni igishoro ntabwo ari inyungu cyo ni igishoro tugiye wena ako wambaye ikote ryiza undi papa tarapfa iyo kote yo yambara kera tuzabona ari guri ariko aho bita muri Barisia muri Barisia Barisia ndumva hari ibikoro byinshi cyane njye narageze mahezo nubwo wazana na mwarimu wanyigije ntabwo yashobora gusubiramo ibyo bigendere tujye kureba bya business ubundi wamfasha tira mu gacuma birarora wavuga rega buriya tugiye muri business buriya rero nakize ubwo namenye nyine abakire kamyo wowe business kabisa tugomba iwacu utumodoka dutoya bundi dupakiramo ikawa imyumbati
Yona biba biraho ngaho ariko nyine natwe tuba dukize hakurangira uruntu narugura arya ngo ni iki ikamyo nyeganyega naye ni yawe ngazazi nizaza za paka za ingigere za zabari za zabari na za hariya hose ego we jya ukoresha ikinyarwanda ntabwo nanjye izo ndimi z'amahanga ziba nzizi ahubwo none uri kutukurira imeze abona iyi modoka n'ubundi ni yanjye wowe ngiye kuza ni yanjye tware yindi urumva ntabwo twayigendamo nk'abantu b'abasirimu ifaranga wewe nujya ku mafaranga ujya ugenza gakeya buriya mbese azi ibiceri 20 amahano ku y'imodoka ndaje nzane indi bita tugenda ndaje nzane imodoka yindi tugendemo itari iyi ngiyi ntabwo twayigendamo sigara hanga yewe sigara kuri iyi modoka nta muntu uri bumore uri bwaye ngo tsenye imodoka ya boss ati ni ya boss none utakana na telefone nushaka unaryame hejuru niya iyi modoka no ndaje nari ndagumyanga nari boss nana kwicaraho nta kibazo nta muntu uri bungoreho nari ndagutegereza ntabwo ndi buhembe wewe utebuke kabisa utebuke modoka ya boss rwose ubuntu bujya mu bundi umuntu atagera i Kigali ubundi buyabonye nje nsubira mu cyaro nevere twigira muri business iyi modoka ndagaze yewe data we boss we boss rwose ubundi boss ni uruguye abandi barazana utudina dupakira ibiro 500 tugakwamira mu cyobo akirakomeye sha boss rwose ewa kabisa business gomba gukora business ahita nkora kaga kapu kanje we mucyara bicanira ku mushwi w'inkoko no kukana kende i Kigali ni bimwe amafaranga ngo ngiye ngo ntago nzakira gomba gusubira nyirimo na murongora yahigize ngo ndi umukene papa nzamusubiza amafaranga nibye yakubeye 3 mubwire ni papa ni wewe wabyaye muri quartier hose bajye bamureba bavuga ati kweri nanjye amazu nkanga nyubaka i Kigali boss ubanguke rata A few moments later. Ako se ajyagiye sangahera singasanga none bimaze kuba saa 10 sora boss yaba yandi ambwira ngo ni boss oya uyu ni umutima nkura nama kandi ari umutima jyana mutima wanjye komera ntago ramu boss yaryeje ntago yarye umuntu ufite abakabya ameze gutya ngo yarye 200 ntago yarye we ariko umutima wanjye winyemeza ukuntu boss yawe ntagashobora kunjya rwose reka mbe mutegereje aho wesha kumbona wicaye hano ufite icyo kibazo mugikemura se ubundi se maze iminsi nkubonana na kakagabo kagasaza kambara ibikote n'ubucuma mu gikapu mu gatuza ugita kurakaruta se ura musaza warubizi ko ari umutubuzi se wiki hakuze ibintu urapanshitse bro seriye kara kagabo n'agatubuzi kandi reti gusanganye nawe uremo urabona hanga none si imodoka nyine
urabizi niyo mpamvu rero ahubwo ugomba gufunguka ukaba muzima uravuga boss muzima ubwo yagupanchitse arakubwira ngo imodoka ngo ni bana we muri abatubuzi ubwo ako mbanza wanyweye itabi niba atari inzoga ubwo nakumenya mva imbere leta igusanganye nawe wari ubizi ko bagutambikana bose wowe ubwo tumuka nk'umukungugu wo mu butayu bwa Karari cyangwa uzabona ubikubwira ntabwo uzamubu bibesha uri baringa nta muntu warya Kigali we bose twawe ukabaye byarangiye bose no muteka mutwe urijija ahubwo sizi impamvu no kunyujya ubimenye wowe bose ntago yarya bose ntago yarya nta mutima wanjye komera ugiye gukira azira gukira aya manuka mu kamodoka nyamara za murongo ubyo papa yagize ngo ntago yashingira mu bakene ubwo none nzasubira mubwira ngo ntago narongora umukene urabo kawuyeza kanitegerereze boss sha nzakira Pomve mbere wakana. uratekereza yuko ibintu by'amazi ngiye bindeba tumubone wamvuye inyuma wagira ngo nkora ibiki nicishe bugufi imbere ya wacyana uzajye munyaho mweretse mwabimara ibi bintu byo guhora umudugudu wanjye ubu wanyuma aka kantu ntago ari sawa ngomba kugakosora kandi murandyama nkabura amahoro nibaza ukuntu umudugudu wanjye udatera imbere ndaza kubyitaho ntacyo ariko Pomve wakaruka. Bite byawe ko wicaye ahangaha kandi iminsi kabibaye iminsi ibiri bambwira ngo hora ahangaha uhari mwande uri muri hakore mu mudugudu wanjye ikitonderwa simuzi bahora bambwira ngo bakubona ahangaha bite wowe mu mudugudu wanjye hariya buri gihe ahantu hose ndi guca bari kumbwira ngo hano hicaye umuntu mu mudugudu wanjye bite kuri mu mudugudu wanjye wowe urumva narindi hano nagereje boss yari yambwiye ngo agiye kuzana imodoka hanyuma ngo tujye mu bintu bya business noneho arambwira ati wewe wicaye ntagire umuntu wagukura ubwo rero n'abandi bose baraje bagerageza kuhankura ariko ndakwama nyine bareka biricanga boss wawe ninde se boss wawe ninde cyangwa sha uri igisamba ahubwo buri muracunga ahantu biba ijoro rikubikira ese sha iwanyu ni hebundi ko ntabwo muzi mu mudugudu wawe nyine urumva ndi mushashya kubera ko ndi hano ntegereje boss ndabibona kuri hano n'ubundi ndi kukureba nyine kuri hano boss wawe ninde iyi modoka wicayeho ni yandi ni ya boss wawe nyine yitwa nde urumva navuga ngo boss yitwa nde nyine yitwa boss ni boss ntabwo muzi amazina uzi ko ari boss ni boss ngiye kugufunga rero ngiye kugufunga ko ntabwo nzatunga umuntu boss ubwo numfunga boss akaza kambo boss wawe ninde agufasha iki mu buzima bwawe ni nyiri iyi modoka we namuhaye amafaranga arambwira ngo agiye ngo kuzana indi modoka hanyuma ngo tujye mu bintu bya business urange nzakire nk'abandi bakira nonge njya mu cyaro ndetse nanashaka umukobwa w'iwacu mite none buretse urambwiye ngo boss wawe ngo ni boss wawe ariko numvishemo ko wamuhaye amafaranga ufasha boss wawe gute se kugira ubunyanga butumvikana ari amanyanga ntabwo amanyanga ahubwo nyine boss we kubera ko jyewe urumva mvuye mu cyaro vuba boss we naramubonye mbona ni umwizerwa rero wowe sasa reka ahantu hose izi modoka zose ubona ni izanjye rero arambwira ati wewe zana amafaranga dukore business nibwo buryo rero yansize hano arambwira ngo agiye ngo hara hirya ngo agiye ngo hano ngo kuzanira imodoka ngo ntoya nziza nyine nziza yanjye cyangwa baragutuburiye sha aya ntago bose ntago yanuburiye ntago ari uramuzi wamubonye ute wabonye ari muntu ki mwe musanzwe muziranye oya akosha wabimbwa wahuye n'umuntu bwa mbere wamuhaye amafaranga ngende umuntu ndi no hafi no gukira ntago ngende namuhaye 200
ariko nayo mfite 500 ugashye ngubu wamuhereza 500 yose agahomba wamuhereza makeya 200 noneho nazamara kubona bigenda nandi nkashyiramo aho kanje ko naraka bishatse kuvuga ngo ubwo si bundi 500 we wari wayakuye he wacu duhinga ikawa imyumbati ibintu by'ingandura rugo byose bishatse kuvuga ngo ufite n'amafaranga ubu ngubu burya naganiraga n'umuntu w'umugabo ushaka buriya rero ahubwo yaturutse ariko ndashonje urashonje ase ko numva ubundi uri kunukira bite bya ntabwo uheruka koga ntabwo uheruka kumesa iminsi 3 hano ariko ntago nyine nawe kugenda nabonye boss ubu ndamurindiriye turi nangiye kuzamutse sha ahasari n'ibikisha angaho ngo rero cyangwa ushatse kumbwira kari kakagabo kagatubuza wingegera wirirwa yambaye ibikote n'ibikositimu urumva ningegera bwo wabona n'umutubuzi nyamara yagutubuza we yakunda ubirabyo nago bibona ntabwo boss wiwe ni umukire akagabo kagendana ibicuma mwizosi mo gutya ameze gutya urihagararanye nabona gasanzura n'ubusanzwe nyine n'umujura oya nagaragara yambaye costume yambaye ikote ryiza risa nk'iryo zo gukura tarapfa yambaraga ipantaro nziza ariko karagacuma nyine ngo nakabakura mbere nyamara reka nkubwire ngewe ndeba bizavamo ibigenda n'amaguru nabibona kare umuntu w'umugabo gutera mutuburira gutyo gusa warangiza ukavuga ngo nago bakwiye none se umaze iminsi ngaye kujya atagarutse kukureba ninjye nyine ubikubwiye se ahubwo ko ari umujura yavuze ngo hari ngara amakamyo ngagiye guturuka Ziribare nandi agiye guturuka Dubai izo zose ubu wasangire barimo Ziribare za Dubai ndi kumva munabivuga nabi nta nubwo muzi nibyo mu oya kareka ubwo nago bizo yarabwanga agiye guturuka Dubai umurasha Ziribare nozo uravuga ngo ni Dubai uri kumwe n'umusirimu rero buri uri kumwe n'umuyobozi w'umudugudu ahubwo se ngufashe ikigo ko mbona n'ubundi ugiye gusaba mu mudugudu cyangwa numvishe ko mo hano harimo iki amafaranga ngufashe ikirere ese ubwo ngo ushatse kumbwira ko amafaranga yariye koko ubuze kuko nabigenza niho uriya yaraje ubwiwe yikurira inzoga ya madamu umugore wanjye nawe ni umusinzi yaraje kura inzoga ku idirishya arayirukanka ikibazo niba inzoga ngo yahuye n'ibihumbi 200 yakoze yayakindahaje amafaranga rwose natereye mu rugo nizeye ko nzabaki ntabwo kubura byashoboka baranayibye ubwo yayakindahaje basubira bigenza ne koko ubu se basi wamfashe iki niba uri umuyobozi wangaha ubu se we nabwirwa n'iki niba uri umuyobozi niba utari umutubuzi uri ikimara oya reka rero umubwire ngende umuyobozi ndi mudugudu nitwa Ruryi uyu mudugudu wose ni uwaye Ruryi iki ruswa oya ibyo umugore yagutekeye ugire ngo ruswa irakizwa ruswa yabaye nyine inyoroshyo ntabwo bikiri ruswa ariko ibyo ntago ari byo ahubwo se ngufashe iki ngewe ngo mfashe ngewe wanyerekana uwo mubosi ari akubwo ndubwa amafaranga n'ubundi nayo barimo bayagira yazanye nanjye kuyakubikira mu rugo y'amafaranga ese ubundi ubwo arafitera arimo ariko nyine we nujya ugera ku kintu cyitwa amafaranga ujya ugenza gake we ugenza gake n'amafaranga aravuna ubundi mo ntekereza ariko ntabwo yabagize ngaho nyereka amafaranga tureba nyereka twese gusa sha yo ni amafaranga gusa ayiza ni ikintu gikuriye muyo urashaka amafaranga kureba byonyine oya bakoze bababate bigenda gake ubwo ndimo ndimfura mugabo ukuntu yababaje nawe urashaka kumbabaza mwumvise aha bundi nayikawa amafaranga y'ikawa yavuye mu ikawa tuba twakoze hano ukumvisha gusa oya se kandi wese bamara amazi yawe wamunuye bo nayabika ariko urumva nyine madamu ako ugabanya amerwe inzu cyangwa urugo batetse inyama inzu kugira
oya urashonje ibiryo birahari nari noneho zananda gutwaza rero hano harimo agashakoshi ubwire madamu karaka umushyitsi kuye turakabika mu cyumba umugore arakabika ntugire ikibazo umugore wanjye n'umwana ndakwizeye ndabona uri imfura kandi uri imfura navunika hanyuma se ni hariya turaciye ngende mushyashya uranyobora ariko nari rero wowe tugende ubwo uhita unacumbikira ndebe ukuntu nazaza nkora business nta kibazo ntugire ikibazo ariko imana irebera imbwa n'ihumbi uvuze nyine imana iragutabara sawa